papa yagiye ku kazi ubu ngubu uraza kwigwayishwa umvishe nurangiza nawe kubaza ese mwana wafashe ite uhita uvuga nafashe nurangiza nakubwira ushaka tuvuga nshaka kandazi akakugurire nurangiza nanjye rero icyo tumanira sibyo ibyo bitekerezo n'ibyo kubera kiturisha makuru yawe ko turarufana mu gukora uyu yabaye iki urumuna wawe yabaye iki omari yabaye iki wafata ibyapa hakuri iki wariye ibiki none se ubwo ukumva ushaka iki kuryama uko si ukuryama ngo uje kuryama irindazi se rivuraga mu nda omari ntabwo mwariye se ngo ndijana uje kumugurira iki irindazi kwa manzi wute umuzana irindazi kwa manzi ndebe ko yakiri wute tucika sha wute irindazi kandi kwihuta cyane ndumva no tanto uyi ya no da besha ko de ya ma ji ya ga ko se sha ni bo no ga ya da sa u也上去了，然后那个也是感觉不错。ngore haya magambo ibitangaza meruka muri za mirongo bigarutse muri 2024 gute none se irindazi rihinduka mitafari gute none ushaka kumbwira ko niki gitangaza bazacandika mu mitafari maze umanyi timinwa yawe itukuye himinwa yawe urubona uyu murumuna wawe arakira gutatabonye iryo rindazi kandi ari ryo jana yari nsigana none subira irindazi naryo turi iri tafari naryo tubyita irindazi turiki agazo bitangaza rero bishoboka ntabwo Yesu yafata irindazi marihindure n'isafari bishoboka umwana wanjye yirwariye ngomwe dusengera itafari rihindukemo irindazi uyu murumuna wawe ntabwo yakira Yesu niba ari wowe koko ukoze ibi bitangaza irindazi rigahinduka mitafari ongera ukora ibitangaza iri tafari rihindukemo irindazi niba koko ariho bigo ndakekuye igihe uyu mwana ari kumeza ari kumbesha garagaza ukuri ubundi uri umunyakuri igihe cyose omayi ko bidahindutse reba nawe bigaragare ko uri kubeshya ariko rero urambeshya none uyu murumuna wawe tumuhe iki umva rero sha umutinda rotarya ja kuryama nutaryama Yesu ukoze ibitangaza byo guhindura irindazi itafari anakora ibitangaza gukiza